mwijoro ryakeye ejo ku cyumweru hasa ndi kuri Zoom nanone nka saa 5 najye kumva numva umuntu aramamaga ati uri hehe ndi mu rugo ati ndapfuye atari ko nje mu rugo nti ngwino ndi kuri Zoom kumva ndi muri ya mavuta abwa ngo vayo araza yarafite ibintu biri kumutondagira umubiri wose bikaja mu mutwe n'akaja gusara araza ndamwakira bicara muri saro turasenga kuri Zoom ndamureka tubanza gusoza ngo dushaka amakuru ye tusoje Zoom abariho mwakira ndamusengera ndibuka hari saa 6 zishira saa 6 z'ijoro kabisa ndamusengera kumwe n'umugabo we ndamusengera Imana amwe ngo nagenda amahoro yego ishara amamagara tuzi bibaye ndikuja kwahira meze neza turena hano hafi nanwa tuye kuri yego neza ati ndikuja kwahira ubu nta kibazo ngeze gute mfite urumva ko Imana iri gukora imirimo niki nibitangaza yego wowe ikibanza we wabivuze ryari kuwa gatandatu buca ku cumwe mbese yabivuze turi mu kuri Zoom kuri Zoom hahita hatsangira ho murwayi mu rugo nawe je aramamagara ukumva ubwo abo babiri ngo nibo mfite ko kuva mu gitondo kugeza ubo nanze kwitaba telefone kubera umunaniro nari mfite ndabara telefone nabanyihangani nanuwarije we nariho nabandi bambuze none barubanuza abantu kenshi badapfa kwizera babo nduvuze mu rusange ngo hari abantu ngo 9 Imana igiye guhibiba ntago abantu bapfa kubyumva hari n'uvuga ati ariko temeza hari n'umumama hari n'umugabo nanone atuye Rusizi yarafite amadosiye 3 ndetse bagenzi b'abana bajanye bari kumuhiga ngo bamufunge Imana irambwira ngo mubwire ngo nasubiriwe mu rugo kuwa gatandatu yirirwiwe mu rugo mu kazi kuwa gatanu yirirwiwe mu rugo mu kazi kuwa gatandatu mu rugo mu kazi ejo yiriwe mu rugo na bugingo ntago baramufunga kandi bagenzi be barabatwaye uragapfura ico nico gitangarizwa noneho igitangaza ni hahandi wowe utaravuga abantu bahita bavuga bati nturora Imana yakoze imirimo niki nibitanga ejo bundi yarapfuye ejo bundi byari bimeze guca nababandi bakubwira ngo uragapfura gatsindwa bati twaragusengeye babandi babo batuzarindagira bukabaha akazi babandi bazapfa ntaco wigejejeho bagacumbika iwawe ni kuba umaze kubigitangaza ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nibere mu karere ka Burera ejo nandi mu Karwamagana yego uzi mutu yego ahantu ntaragera ni mu majyepfo mu majyepfo burengerazuba nakoreyeyo mu majyaruguru nakoreyeyo ejo iburasirazuba narindiyo hasigaye mu majyepfo no mu mujyi wa Kigali nkeneye umuntu mu mujyi wa Kigali yego ubwo mu izina rya Yesu umujyi wa Kigali ho ubwo naho bigiye gukunda naho handi utari wagera naho bigiye gukunda yego nakiriye Mutimana Jean Claude n'umuhanuzi wacu Imana igukoresha ibitangaza muri iyi minsi reka mbibutse gukanda subscribe kuri Concorde TV show kandi n'abakunzi ba Concorde TV show mujye kuri Mutimana official ni channel ya Mutimana Jean Claude naho mukandeho subscribe ntacyo bitwaye yego ntacyo bitwaye ndashima Imana senga Mana mu izina rya Yesu tugushimiye ko utajya wirengagiza abagutakira ku manywa na nijoro izina ryawe nirishimwe amen waduhaye gukandagira ku munsi nangwa se ku itariki imwe z'ukwezi kwa gatandatu kandi uduhaye kuhagera turi bazima izina ryawe nirishimwe turasenze rero kugira ngo imbaraga zawe zibane natwe muri kiganiro tugiye gukora ubuntu n'amahoro n'imbaraga z'umwuka wera arizo zikora kandi ndakwinjiza kugira ngo iminota tugiye kumarana buri muntu wese ugiye kureba iki kiganiro umuntu wese ugiye kumva aya magambo akire mu mutima kandi agubwe neza mu izina rya Yesu amen amen tariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 2026 nibwo turi gukora iki kiganiro tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu 2026 yego Imana ishimwe ko mbyutse nambaye ikote kabisa wambaye neza mukozi w'Imana merci urakoze cyane nukuri pe yego twatangiye ukwezi kwa gatandatu ubu turi mu kwezi kwa gatandatu
umwaka twawe undi abantu bari baravuze ngo nta tuzawusoza ariko reka tubahitangaza ngamerwe basubize mu isaha cyane ibintu byakemutse kuko nzi ko aya meza ngaha asigaye nayo turayakopeta Imana abanye natwe mu kwa mbere ikaba natwe mu kwa kabiri mu kwa gatatu mu kwa kane mu kwa gatanu umbwira ute rero ko ari hitazaba natwe mu kwa gatanu mu kwa gatatu kwa kane mu kwa munani kwa cenda yego mana umva yabanye na Mose mwitangiriro yego ibana nayo umva yabanye na Mose mwitangiriro ajya kwa Farawo yego ibana nawe mu kimenyetso ca mbere ibana nawe mu ca kabiri mu ca gatatu rero mu ca 10 yego inari kumwe nawe ku nyanja iri kumwe nawe mu butayi iri kumwe nawe ntabwo mubariho yanirwa kubana nawe ibana na Yosuwa yego yabanye na Yosuwa ku nyanja itukura kuri Yorodani yego kuri Yorodani yego ku nkike ibana nawe sibyo rero ntabwo ubu ngubu ariho yareka kubana nawe nukuri kw'Imana niko bimeze ibana na Yohana ku kirwa cy'Ipatimo yabanye na Yohana ku kirwa cy'Ipatimo sibyo aragenda arabana bari bazi ngo agiye kuhapfira Imana ihita ihamusanga arere ko arandika siho yandikiye kiriya gitabo kidashuwe aracandika ariko mana yanje nta kabuza urugendo tuzarusoza uriya Yohana ni nayo ntumwa yapfuye urupfu rw'akarago yego niwe areka mbabwiye rimwe na rimwe abantu babaga bazi ko batujugunyaho tugomba gupfira batazi ko batushizaho tugiye kuganira n'iki n'Imana yego byahishuriye Yohana ku kigo cy'Ipatimo buriya iyo ndebye kirakukirwa nkareba ukuntu ahantu bari bamushize ngo habagaho umubu urumva habagaho ikintu cyitwa umubu ngo warakuruma ngo ugahita upfa none itekereza ngo abantu bari bavuze bati iki gishinge ntabwo iki kibazo duteje mutuye noneho kiramusiga yapfuye ahubwo kikamusiga ameze neza urumva neza kubana n'Imana Imana ibana nayo kukirwa arandika kugeza uyu munsi turacavuga ibyo yanditse kandi twabyumva bikatugeza ahantu heza yewe we umva se yego Hana hari ijambo rijya rishimisha sibyo mutunda bizi ujya ugerageza gusoma Bibiliya yego wari wambonera ahantu handitse umwe mu bana ba Penina umwe mu bana ba Penina ntaho nasoma njye narahashatse ndahabura urumva byanyigishije iki kwa kundi ngo uzaba ukomeye Imana imunyuza mu bikomeye kwa kundi Hana yatinze kubyara ariko ahabyariye abyara Samweli wimikaga abana yego ni ukuvuga ngo ubundi ntago byari kwemera sibyo ntago byari kwemera kuko na Bibiliya gusa ahantu igaragaza sibyo navuga ngo abana ba Penina baramusuzuguraga birenze iki urugero basuzugura Hana basuzugura nyine ha umwana urumva Hana we yarasuzuguye na umwana we ndetse na yego ngo Hana na Samweli barasuzuguwe basuzugurwa na Penina uko yari yarabyaye wabyumvishije aho hantu nyuma yuko bamusuzugura na nyuma yuko bava kwa Hana bagiye mu butayu Bibiliya yatubwiye ko bahageze sibyo bamaze kuhagera babaho nabi nyuma yaho Imana ifukura ka kariba ifukuye akariba mu amazi baranywa bigarukiraho yego hariko Hana we sibyo yarabyaye umwana abyaye abigikomerezwa asukwa amavuta na n'uyu munsi turacayasukwaho aya mavuta haleluya fashijwe tutaragira mu ijambo none se oya turajya gutinda ntago turi babandi bo kubanza ngo bikeba oya na n'uyu munsi aya mavuta Samweli sibyo urabyibuka ko aja kuyasuka kuri Dawidi wabyumvishije aja kuyasuka kuri Dawidi ya mavuta na n'ubu turacagira gute turacayavuga turacana yasukwaho natwe wabyumvishije rero bivuze ngo nuramuka sibyo ukoze neza uzandikwa mu bitabo uvugwe neza ariko nutakora neza aho urabyumva nukuvuga ngo nyine reka tubabazwe sibyo tube mu bigeragezo bamwe bavuga ati bari mu biki ariko Imana ubundi hari akantu ugomba kumenya mbere y'uko uba ukomeye uca mu bikomeye cyane mbisubiremo nawe udukurikiye ubyumve mbere y'uko uba ukomeye uca mu bikomeye kandi utari wabigitangarizwa ntushobora kubigitangaza utari wabigitangarizwa ntushobora kubigitangaza igitangarizwa ni no kuvuga ngo ijambo igitangarizwa ni hahandi utambuka buri muntu wese akaba yamenye ngo
kanivuge wene buri muntu wese akaba yamenye ko amutuye ari igitangarizwa rero ni umuntu ugenda uri kuvugwa nangwa se ugenda buri wese akubonye agatangazwa n'ibintu bitari sawa ubuzima bububayemo kuko uzareba ibyiza kenshi ntabwo bipfa kumenyekana cyane nk'ibibi ibibi biramenyekana kurusha iki ibyiza noneho nyuma yaho impamvu uhindukira ukabigitangaza bituruka he uba warabaye igitangarizwa buri muntu wese yaragutangariye uwari wese turagapfura agatsindwa mbese muri make uragapfura agatsindwa ico nico gitangarizwa noneho igitangaza ni hahandi wowe utaravuga abantu bahita bavuga bati nturora Imana yakoze imirimo n'iki n'ibitanga ejo bundi yarapfuye ejo bundi byari bimeze guca n'abandi bakubwira ngo uragapfura agatsindwa bati twaragusengeye babandi bavuga batuzarindagira bukabaha akazi babandi bavuga uzapfa ntaco wigejejeho bagacumbika iwawe ni kuba umaze kubigitangaza yego nuko ngo gutu yego nta muntu uri guhamagara akubwira ko ibyo wamuhanuriye byasohoye arahari n'abankurikiye banyumve yego ejo bundi twasenganye n'umuntu Imana irambwira ngo itanze twe twahuje imirongo turi abantu 9 niwe muntu mberuka yego aduhuza imirongo turi abantu benshi kuri Zoom yego noneho ariko Imana iza kumbwira ngo hari abantu 9 Imana ihaye ibibanza 9 kuri Zoom ihaye kandi twari abantu 34 ariko Imana yambwiye ngo hari abantu 9 Imana ihaye Zoom ihaye ibibanza noneho yamaze kumbwira gutyo ndabitangaza nk'ibisanzwe ku wa gatandatu mu ijoro ryakeye ku cyumweru umuntu ahita ampamagara arambwira ati mukozi w'Imana Imana ishimwe cya kibanza nakibonye amen ndahita kandi n'akanyenyeri yego angurira na mayinite oya ni ngombwa bati ntukabura mayinite yo gusengera abantu utazamenya utazambwira ngo wabuze megabyte kugira ngo Zoom ihagarare ntikore no urumva nshatse kuvuga ko we akimara kubivuga n'abandi 8 basigaye bose baravuze batubwo n'ibyacu biri hehe biri mu nzira uvuga ngo mu yindi Zoom niho yashimiye kabisa yashimiye muri ya Zoom haravuga ati ndi gushima Imana ko byabinde ejo bundi Imana yavuze ikavuga ko itanze ibibanza abantu 9 ngiye wicanje cavuye ubwo kuwa gatandatu niyo makuru kandi umusiti turi kuwa mbere bivuze ngo kuwa gatandatu niho numvise oya da mu ijoro ryakeye ejo ku cyumweru hasa ndi kuri Zoom nanone nka saa 5 najye kumva numva umuntu arampamagara ati uri hehe ndi mu rugo ati ndapfuye atari ko nje mu rugo nti ngwino ndi kuri Zoom kumva ndi muri ya mavuta abwa ngo vayo araza yarafite ibintu biri kumutondagira umubiri wose bikaja mu mutwe n'akaja gusara araza ndamwakira bicara muri saro turasenga kuri Zoom ndamureka tubanza gusoza muri gushaka makuru ye tusoje Zoom abariho mwakira ndamusengera ndibuka hari saa 6 zishira saa 6 z'ijoro kabisa ndamusengera kumwe n'umugabo we ndamusengera Imana amwanga ngo nagenda amahoro yego isharama magara tuzi bibaye ndi kuja kwahira meze neza tuyena hano hafi narwa tuye kure kumva neza ati ndi kuja kwahira ubu nta kibazo ngeze gute mfite uri kumva ko Imana iri gukora imirimo niki nibitangaza yego wowe ikibanza we wabivuze ryari kuwa gatandatu buca ku cyumweru mbese yabivuze turi mu kuri ya Zoom kuri ya Zoom hahita hansangira aho murwayi mu rugo nawe je arampamagara ukumva ubwo abo babiri ngo nibo mfite ngo kuva mu gitondo kugeza ubo nanze kwitaba telefone kubera umunaniro nari mfite ndabara telefone ndabanyihangani nanuwarigewe nariho nabandi bambuze none niba rubanuza abantu akenshi badapfa kwizera babo nduvuze muri rusange ngo hari abantu ngo 9 Imana igiye guhibiba ntago abantu bapfa kubyumva hari n'uvuga ati ariko temeza hari n'umumama hari n'umugabo nanone atuye Rusizi yarafite amadosiye 3 ndetse bagenzi be bana bajanye bari kumuhiga ngo bamufunge Imana irambwira ngo mubwire ngo nasubiriwe mu rugo kuwa gatandatu yirirwiwe mu rugo mu kazi kuwa gatanu yirirwiwe mu rugo mu kazi kuwa gatandatu mu rugo mu kazi ejo yiriwe mu rugo na bugingo ntago baramufunga kandi bagenzi be barabatwaye yego Imana imugirira neza kuko bari no kumubesha nta nibyo yakoze ibyo bari gushaka kubafungira ariko ba nyirabyo barabonetse uwanyu bamutwaye ku cyumweru mu gitondo kare ejo
niho wanyuma bamutwaye. Urukumva ko rero we Imana amugire neza, Imana imugira neza, Imana iramutabara, Imana imugira mbese muri make Imana ikora imirimo n'ibitangaza nta kabuza. Nukuri pe niyamamare. Ntabwo bamfite ndacavugana niyera. Yego. Amen. Kandi ikizere kifite. Oya nifite ikizere. Ubundi ngomba kubanza ariko nta nubyo kuvanga ikizere. Burya niba Imana ivuganye nawe ibintu ikabwira ngo bwira umuntu ikintu hari yigutumye ukakivuga kigasohora. Yego. Ngera ukakimubwira none kigasohora. Kigasohoreje. Umbwira ute ko nta cizere mfite. Umbwira ute noneho byumwireke giti narakubwira ati rero mwana wanje kubera ko nkora yibi bintu kabikora neza nanje ndaje no kubuzima bwawe waje kubona ukabona no kuri wowe sibyo hari ikigize guta turikije umbwira ute se ko cizere nagita gitakaza nte cyo yaturikije bizi gucumwe tumaze iminsi tugisenge kandi tumaze igihe turi gusenga turuvanga Imana igikore iragisandaza cyane ntigizakorera cyane nejo reka twigiye umwana w'ijambo ry'Imana tubira amashi shaho mwijuri imbere y'Imana mfite umuntu mvugira n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo mpamya yuko izina ryanjye riri mu mutima we ubwamvugira nta mwanzi wamunyiruka naho ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukana ho satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye ashaka kunyihebesha njyanumbira mwijuru ndebayo umukiza wanjye wabinkuyeho byose kera yarampongereye nuko sinzarimbuka kera yarampongereye nuko sinzarimbuka Uwiteka umucamanza ambonye amaraso ntancira urubanza rubi anyitukira nuka yarancunguye ngo mbuwe niko kunyishimira kuko adapfa singipfuye nje na Yesu turumwe kuko adapfa singipfuye nje na Yesu turumwe. Haleluya. Amen. Imana yacu ihabwa icubahiro. Uyu murimbyi aravuze ngo mwishura imbere y'Imana mfite umuntu mvugira ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Haleluya. Uyu munsi kuri itariki ya mbere nta rindi jambo nzanye nkuzana ijambo rivuga ngo iyo binaniranye Yesu afata umwanzuro hari ibyo Imana ije gutatanya nubwo bwose wabonaga ko biri kugusatira nubwo bwose wabonaga ko bikwegereye nje kukubwira ngo Imana ifashe umwanzuro irabatatanyije. Imana tugire neza. Twihute dusome mu itangiriro. Reka twihute dusome itangiriro kugira ngo tuvuge ibyo tumaze gusoma tagirana nuvuga ngo turi kuvuga ibyo tutari twasoma. Mu izina rya Yesu Kristo uramfasha gusoma. Tugiye gusoma itangiriro turasoma mu gice cya 11 turasoma mu gice cya 11 yego umurongo 7 umurongo wa 5 hera kuri 5 yego none usome kwa kundi tugendane ku buryo uri buze gusoza nanje nsoje guhanura. Yego Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende. Wansomera umutwe w'amagambo. Imana inyuranye indimi z'abantu. Imana inyuranye indimi z'abantu. Hari abantu bamaze
gufata umwanzuro baravuga ngo ubu wako bigeze tugiye gushira mu kanwa kukuvuga tugiye gushira mu kanwa kukurwanya tugiye gushira mu kanwa kuguhiga ariko kuri iyi tariki nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana ibanyuranyije iki indimi hari abinyuranyije indimi yemubye tuho tuza gusa ibyo ngibyo uri kureba umva wa muyobozi we umva wa muturage we umva wa mukristo we umva na pastor uzangurikirana uyu munsi wa none hari iby'Imana ije kunyuranya iki indimi aha gatanu Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende Uwiteka amanuwe no kureba umudugudu n'inzu ndende soma abana b'abantu bubatse abana b'abantu bakubakiye umudugudu muremure n'inzu ndende sha noneho reka nkubwire niba ari ikintu camamaraga nabikonkora we iki ni ikintu kiba abantu ba papitse yego ikinyoma sha hari ibinyoma bikumazeho igihe hari ibinyoma bikumazeho igihe nabwiye abantu babwira ngo uko utazi reka nkubwire nawe turicaranye hano kuri kamera hindukira gatoya iburyo bwawe ibumoso yego ubonye yiki ibumoso bwawe ubonye iki ibishyimbo ikindi urutoki Imana guhumugisha amen itegereza iriya nsina ubaga kandi umubwiye ngo yiteme utwereka aho kiriya gitoki kiri wahatwereka oya ntabwo ushobora kuhabona bisobanuye iki uko utamenya aho igitoki kizaba ngo umenye hari amabere gazaba ni nako udashobora kumenya aho umugisha wa mutuye uri yego sinzi niba ubyumvise ndabyumvise aka kanya tumubwiye ngo iki gisini kiri ntoya yikuraguse numara kuyikuraguza utwereke gari amabere g'ibitoki uvovora ubitwereke ntiwabitwereka ntabwo imfashanyigisho ziri kure twicaranye nazo yego rero abana b'abantu bubatse inzu ndende abana b'abantu bateguye amagambo bategura ibyo kukurwanya ariko Uwiteka amanuwe n'iki haleluya Uwiteka amanuwe no haleluya destasire boneva desta hetosi kazevo Uwiteka amanuwe no kureba ibyo abana b'abantu bakoze nicyo kimuzanye soma Uwiteka aravuga ati Uwiteka uvuko avuze ntari mutwisi na konkoro Uwiteka aravuze ati dore aba n'ubwoko bumwe n'ururimi rumwe dore abangaba n'ubwoko bumwe n'ururimi rumwe nubwo abantu bahuje ururimi bagahuza inama ariko ndakubwiye ngo iturize wumve icyo Imana ije kuvugana nawe ibyo nibyo babanje gukora ni ukubaka umudugudu muremure gutegura kode takuguhiga no kukurwanya none nta kizabananira gukora bagishatse none abo bantu maze kumenya ko mutuye bazamwica nawe ngo bazamwica nawe ushiraho izina ryawe maze kumenya ko Rufotira maze kumenya Marigarita maze kumenya ko bazakwica ariko umva ko Imana ivuze soma reka tumanuke tuhahindurira ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye noneho ntibumvikane ntibanumvane umva ikintu kizanye Imana ubundi barateguye biremera ubundi birakunda ariko reka nkubwira ngo uyu munsi Imana ubona guhindura indimi zabo kumvikana destabela kumvikana birahagaze gukundana birahagaze Imana ibahinduriye indimi yego Uwiteka batataniriza gukwira mu isi yose Uwiteka arahagurutse nta kindi kimuzanye kubatatanyiriza gukwira ku isi hose barorera kubaka wa mudugudu hezo desta sikre vodesta Imana ivuganye nawe uri ijambo rikomeye guhera uyu munsi ibyo bari barubatse Imana irabisenye hari ukuntu Imana ijya imanuka igakora imirimo n'ibitangaza uyu munsi wa none iyi saha Imana irabisenye hari agasigayeyo nicyo cyatumye witwa Babeli nako gusa kuko ari Uwiteka yahinduriye ururimi rwabo mu isi bose rukavamo nyinshi zinyuranye kandi ariyo yabakuriyeyo akabatataniriza gukwira mu isi yose amen rekeraho tubwo cyane amen hari abantu bamaze kugufata w'ijambo sindabatindaho cyane umuntu mwegeze kumbaza akanuna kukavuga ngo kukimuvuga abantu cyane buri umuntu abamo ibintu bibiri utarimo Imana barimo Satani Mana tugirire neza uzaraba nuhura n'umuntu akakubwira ngo aragututse ntabwo vangu nawe namutuye yandutse abanguzi Satani nawe nawe mu gitondo nuhura na konkoro kugirira neza ntabwo urava ngo konkoro yangiriye neza unahuye n'Imana bivuze ngo utarimo Imana ari iki arimo Satani
hari ibintu byamaze kukwegera birakuzirika biraguhambira, ariko uyu munsi wa none iyi saha ndaguzatangarije, iyi saha ngo hayitangazo ngo humura, Uwiteka Imana aje gutatanya ibyo byose byagusatiriye. Imana ije kubitatanya, wigira ubwoba ngo uhangayike, kuko Imana iri kumwe nawe. Imana itugirire neza. Ngo Imana imaze guhindura ururimi, reka tuvuge kuri aya magambo gatoya. Imana imaze guhindura ururimi, ngimaze kuruhindura. Umuntu bamutumaga iki? Bamutumaga urwondo akazana ibuye, bamutuma ibuye akazana urwondo, bamutuma sima bakazana amazi, bamutuma inyundo akazana umuhoro. Imana irivuze iki? Iravuze muri iri jambo ngo humura. Imana ibahaye kutumvikana. Yego, Imana ibahaye kutumvikana. Weho wihangayikishwa n'ibyo ubona, uhangayikishwa n'ibyo uri kumva, Imana iraje mwijira imbere y'Imana. Mfite umuntu umvugira, uyu ni umukuru w'abatambyi, uyu ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Ubwo mvugira nta mwanzi wagira gutarata wamunyirukana. Naho ababyeyi bagusiga, humura, Imana irahari. Naho umugabo yakwanga, humura, Imana irahari. Naho umugore yagusiga, humura, Imana irahari. Nubwo imiryango n'amafaranga byashira, humura, Imana igize gute? Imana irahari mwijira imbere y'Imana. Kandi ubwo mvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Komera tuza, Imana ije kubatatanya. Ye mubye, Imana ije kubatatanya. Ye mupapa, Imana ije kubatatanya. Imana irahari kugira ngo ikurengere, Imana irahari kugira ngo igushigikire. Imana igeze mbwira ngo nimbwira abantu ngo nibahumure, hari icyo Imana ije gukora. Irambwira ngo babwire ngo kandi nubwo ibyorezo bishe, Imana izabigenza neza, Imana izakumira. Umuntu arampamagara ambwira ngo mutuye, ibyo bintu uvuze ubikuye hehe? Imana idufashe kandi tugire neza. Ati ngare ngaho uravuze ngo Imana izatugira neza mu materaniro, warangiza ugahanura. Ati none uburaje gusengera he? Ati mupaka kuba ufunze kubera icorezo ca Ebola. None kandi kabiri groupe yawe mubagara hirya Uganda, muraje ndamubwira ngo reka nkubwire, iyavuganye natwe si impumyi, yavuganye natwe si impfamatwe. Iconze cyo nukizakora imirimo niki nibitangaza. Bafunze saa moya, saa 3, saa 4, saa 5 barawufunga. Arongera ampamagara ati burya ya Mana igize gute ikurimo. Ndamubwira ngo rero nawe kubera ko wavuganye n'Imana, buce nibugere nimugoroba nawe yakweretse iki? Yakweretse ko ari Imana yagize gute yavuze. Arango nimugoroba ahita ampamagara ambwira ngo umwana wanje arahiye, ngo ahishijwe n'amavuta. Ndamubwira ngo rero ico kirahagije kubera ko yagombaga kugira gute, yagombaga gupfa. Arambwira ngo none muti biragenda gute? Ndamubwira ngo wikwirigura irukanka, teka ibishimbo, numara guteka Imana sha teka ibishimbo, numara guteka ibishimbo fata amarongorerwa ya mbere bikibira, uyafata uyahoze, uyamusige, ujane kwa muganga, ubundi nta bindi bikureba. Arangije arabikora mujana, ageze kwa muganga, Imana imukaciranirana n'umuganga wari uhageze aje gutabara. Naturutse Musanze, asanga uwo muganga ni uri gufasha, ahita ari buhita unanamufasha. Amufashije rero ahita amwandikira umuti, arabwira ati genda ugura uyu muti mu ruhengeri hute, numara kugura uhita uwuzana, ubundi umuganga aragufasha uru rushinge mu rutera umwana, ibintu birahita byuma burundu. Umva ukuntu Imana itabara, ahita yirukanka ati mugiye mu ruhengeri, niweho genda kuko babivuze, umutarabugura utera umwana nta nubwo wagira ngo yarahiye. Hagiye haruma birarangira kandi byari bikomeye. Bisobanuye iki rero? Nubwo bwose uri gitangarizwa, Imana ije kukugira igitangaza. Amen. Nubwo bwose abantu bagufasha w'ijambo, nubwo utinza mu butayu, nubwo uhangayikishijwe n'ibibazo ufite, nubwo uhangayikishijwe n'abakwanga, amerwe yawe nasubira mu isaho, Imana ikugize igitangaza. Mvaye muko imamerwe yawe nasubira mu isaho, Imana ikugize igitangaza. Wa mugabo, wa mupapa, wa musore, wa mubyeyi, Imana ikugira igitangaza. Ku musozi aho utuye, Imana ikugira igitangaza. Muri byaze ngo humura, Imana yawe irakuzi. Humura, Imana yawe irakuzi. Humura, Imana yawe irakuzi. Humura, Imana yawe irakuzi. Yaribonye Mefibosheti, Imana iramubona. Nibiri jambo riziko nkoro ngo Imana yarebye Mefibosheti aho yarari kubwasa, rero yari yaragize neza. Imana yibuka Mefibosheti, ngimaze kumwibuka ibukura iyo yarari, iramutumaho ikoresheje umuntu, ngimutumaho yahandi yararaga kubishwagari, handi yararaga mu isayo, yaraza ngo aje kurira ibwami. Maze ngo yicara no ku meza y'ibwami, ngo maze aranarya. Umva ikintu gisekeje dusoze, ngo gihe kigeze ngo baramubwira ngo umva n'igisekeje, wowe n'imisozi yose y'inyarurembo nangwa se y'iwanyu urayishubije.
bamusubiza imisozi barabwira ngo mvana mwabaje mwe n'abagaragu guhera uyu munsi nta n'umuntu wemerewe gukoresha umuntu muje mu mirimo ye muje gukora reka nkubwire ngo wabaye igitangarizwa uratabwa barakwanga ariko uyu munsi wa none Uwiteka nyir'impuhwe aramanutse kandi ikintu kimuzanye ni ukugira ngo akurengere agutabare akuvane mu kuba igitangarizwa akugira igitangaza kuko Imana hari igitatangije mwakira ijambo ry'Imana dushimiye Imana amen yego reka tugusaba utange nimero ukoresha kuri WhatsApp yego ubabwire n'igihe Zoom ibera ku buryo wakenera yakwandikira ukamuha link mugafatanya gusenga amen nimero yanjye ni 078 21 38 hanyisubiremo 078 21 38 murararitswe ku kidendezi Bethsaida niyo Zoom yacu duterana buri munsi guhera saa 2 z'umugoroba kugeza saa 5 nangwa se saa 6 bitewe nuko ibihe byagenze rero murararitswe mwese waba uri mu Rwanda waba uri hanze y'u Rwanda abari muri Canada tubaga turi saa 7 ebo baba ari saa 7 maze kubimenya abari saa 7 z'amanywa tuba turi kumwe rero ko maze kuba ndi kumwe nabo kuma amasaha ndi kugenda ndayamenye ukumva igisigaye n'ukugerayo igisigaye n'ukujyayo reka nshimire n'abantu bariyo banje bana Werina ba mama mushumba pastor bishop Imana bamugisha mwese kandi nizeye ko Imana izabagira neza abanyakenya Imana beshi ariko reka nsuhuza abantu we mbo reka nsuhuza abantu bari muri Kenya reka nsuhuza abantu bari muri Canada reka nsuhuza abantu bari Mozambique no muri Zambia abo bose nabo ndi kureba tubana kuri Zoom hari abantu tubana hari mama babiri bari Burundi Imana bamugisha ndabasuhuje kandi barankurikira bakurikira Kongoro TV show cyane abo mama bo ndabasuhuje nsuhuje abantu bari Majyepfo Amajyaruguru Igisenyi mu mujyi wa Kigali Bugesera noneho n'ahantu bita umupaka w'u Burundi hajya ni hehera ku Kanyaru cyangwa Inema oya ku Kanyaru iyo ugiye ku Kanyaru siho uba uri kuje Rusizi si hafi n'Urusizi abantu birusizi namwe ndabasuhuje Imana bamugisha kandi Imana ikomeze kubishimira Imana bamugisha nawe masaha duterane ni saa 2 zo mu Rwanda saa 7 zo muri Canada no muri Amerika simba ntumbaze dufite babiri barimo abana yo Bosco bari muri Amerika zamazina Imana bamugisha mwizera cyese turabasuhuje nabandi mwese mukunda mutimana ndetse mugakunda Kongoro TV show Imana bamugisha murakoze amen